Kora subscribe kuri Shangazi Shirirungu Jose. Umugabo washatse yaguhinduka ariko Yezu we ntajya ahinduka. Hari aho tujya ugasanga barigisha bitewe n'uko baramutse. Yezu rero yaravuze ati muramenye. Aho muzumva bavuga ngo Yezu 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 muramenye hose ntimuzajyayo kuko ntago ariko bizaba bimeze. Yezu rero nta mupaka yigeze ashyiraho, yicishije bugufi bishoboka byose kugira ngo abaciye bugufi n'abakomeye bose baze bahuriremo. Buriya mu buzima bwacu busanzwe umwana w'umutegetsi ukomeye ntago wagenda ngo umusuhuze uko wiboneye, ariko we yabishatse yaza akagusuhuza akanaguhobera cyane. Nawe se ugasanga watumye umuntu kugusengera, wowe usigaye mu busambanyi bwawe, usigaye muri ya macabiranya y'amafaranga, mu bujura, usigaye uri mu magambo adahesheje icyubahiro, usigaye nta ntambwe, nta nkunga n'imwe uri gutera wa wundi wagiye kugusengera. Byibuze ngo nanasenga ahuze Yezu naza kukureba asange nawe. Niyo mpamvu usanga bibaye akaya ndirimbo ngo dore turasenga ariko ntiwumve, niba wumva kandi ntukidusubiza, Mana waturemye Mana twambaza, ngo ese Mana uracyariho. Buriya rero impamvu udakira, ati uyu munsi usengera mu bakatolike, Yezu akamenya akabona ko ufite ukwemera akavuga ati buriya nzaza kumukiza ku cyumweru gitaha. Yezu yaza kukureba ku cyumweru gitaha agasanga wagiye mu barokore akakubura, ati none rero shikama. Ndashaka kubona Yezu nkamubona neza, ndashaka kubona Yezu nkamubona neza. Umugabo washatse yaguhinduka ariko Yezu we ntajya ahinduka. Umwana wabyaye yaguhinduka ariko Yezu we ntajya ahinduka. Ndashaka kubona Yezu nkamubona neza, ndashaka kubona Yezu nkamubona neza. Unkoreho 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 ndakira, unkore ku mutima unkoreho ndakira, unkore ku mubiri unkoreho ndakira. Ndashaka kubona Yezu nkamubona neza, ndashaka kubona Yezu nkamubona neza. N'inshuti yawe yaguhinduka ariko Yezu we ntajya ahinduka. Umuturanyi wawe yaguhinduka ariko Yezu we ntajya ahinduka. Unkoreho 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 ndakira, unkore ku mutima unkoreho ndakira, unkore ku mubiri unkoreho ndakira. Ndashaka kubona Yezu nkamubona neza, ndashaka kubona Yezu nkamubona neza. Bakunzi bacu rero, bakunzi mudukurikiranye muri ahantu hatandukanye, dukomeje kubasuhuza, dukomeje kubashimira inkunga zanyu zitandukanye. Kudukunda niyo nkunga ya mbere, kubana natwe niyo nkunga ya mbere, kureba ibiganiro byacu niyo nkunga ya mbere, ndetse no kubisangiza abandi. Dukomeje rero tubashimira abakomeje kutugaragariza urukundo mu mpande zose, ni ukuri tubasabiye umugisha. Kuri uyu munsi rero nk'uko mwabibonye, tuje kubona Yezu, tuje gusangira ubuzima, tuje kuganira kuri Yezu kugira ngo tumubone kandi tumubone neza. Gusa murabona yuko muracyakenewe bakunzi banjye, muracyakenewe cyane. Muzi kubyina nta mashyi nta ngoma ukuntu bivuna? Bakunzi banjye muri hehe? Ubutaha tuzashyiramo indirimbo yo kubyina ari uko muhari, mukoma amashyi, muvuze ingoma, dushyiremo umudiho nyawo, dushyiremo umudiho nyawo. Nubwo murabona imyaka igenda izamuka harimo ubusaza, ariko karahanyuze
twarabyinnye umudiho, twabyinnye mu kiliziya tubyinira Nyagasani, twarabyinnye mu bitaramo karahanyuze. Bakunzi banjye rero kuri uyu munsi niyo mpamvu nishimiye kubana namwe mu mudiho, tubyina, dusenga, dushimira Imana kubera ko uyu munsi tugiye kuganira kuri byinshi bitandukanye byo guhura na Yezu, byo kwigerera kuri Yezu, cyane ko amarembo yayuguriye buri wese kugira ngo twigerereyo. Ni karibu rero muri iki kiganiro cyacu cy'uyu munsi, tubane mu byishimo kandi ni ukuri imitima yacu ifunguye kugira ngo buri wese dufashanye kugira ngo buri wese abashe kwigerera kuri Yezu. Bakunzi banjye rero nk'uko mubizi tuganira turi abantu batandukanye, tuganira turi abantu baturutse mu matorero n'amadini atandukanye. Icy'ingenzi ni uko twese dushira irungu, icy'ingenzi ni uko twese twishimiye ko turi abavandimwe kandi twese dukunze Imana. Mu Mana rero niho tuvana ibyishimo, niho tuvana amahoro, niho tuvana umunezero. Iyo tumaze kugira ayo mahoro rero n'uwo munezero, bituma tutabigira ibanga, tukabihereza n'abandi, tukabihereza n'abacu kugira ngo nabo bishime. Muri ayo matorero rero n'amadini adufasha gusenga ndetse no guhura na Yezu, namwe uretse nanjye twese tugenda tubonamo ibintu bitandukanye dushobora kuganiraho, ariko hari ayo usanga abigisha bigisha bitewe n'amarangamutima yabo, bigisha bitewe n'uko baramutse, ku buryo ushobora kwibaza mbese mwokabyara mwe biragenda gute? Ibyo wari wagiye witeze, ibyo wari wagiye wumva ushaka guhura na Yezu, ugasanga uwo munsi ntabwo ariko bigenze. Bavandimwe rero biradusaba iki? Biradusaba buri wese gukomera ku kwemera kwe, biradusaba no gusobanukirwa ibanga ry'uko Yezu Kristo yugururiye amarembo buri wese kugira ngo umushaka wese ajye amwigereraho nta gutuma, nta no kubaririza. Mu by'ukuri rero hari uko Yezu yabikoze kugira ngo tujye tubasha kumwigereraho. Nk'uko nari ndimo mbivuga, hari aho tujya ugasanga barigisha bitewe n'uko baramutse. Yezu rero yaravuze ati muramenye, aho muzumva bavuga ngo Yezu 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 Yezu, muramenye hose ntimuzajyayo kuko ntago ariko bizaba bimeze. Mureke rero dusobanukirwe no guhura na Yezu bimeze gute. Bakunzi banjye rero nk'uko nari ndimo mbivuga, Yezu yaravuze ati aho muzumva bavuga, nimba waragize amahirwe, waragiriwe ubuntu, ukavuka uri mu itorero cyangwa se uri mu idini, ababyeyi bawe bari barimo, ntabwo ari byiza gukomeza kujarajara, kuko aho uri Yezu arahari kandi arahari wese. Aho uri ushobora kuhakiranukira cyangwa se ukahakirira agakiza bikwiriye, kuko abantu bahinduye amadini bambabarire buriya nabo bafite uko babyumva, ariko kujahagurika no guhindura amadini bya buri munsi, ni ukuri Yezu ni umwe, Yezu dusenga ni umwe, kandi ntago amadini n'amatorero bidufasha ku umurongo nyawo kugira ngo duhure na Yezu bya nyabyo, ariko ntago idini nyirizina ari ryo rigushyikiriza Yezu uwo ari we. Mu by'ukuri rero aho uri ushobora kuhaturiza, aho uri ushobora kuhaturiza ugahahurira na Yezu, ukaba mu gakiza nk'uko bamwe babivuga, ugakiranuka nk'uko n'abandi babivuga. Yezu rero nta mupaka yigeze ashyiraho, yicishije bugufi bishoboka byose kugira ngo abaciye bugufi n'abakomeye bose baze bahuriremo. Abakunzi banjye, hari ikintu njye nakomeje kuzirikana nifuza kukibasangiza cy'ukuntu tubona ubwicishe bugufi bwa Yezu, no kugira ngo yagize n'uburyo yagize ngo abaciye bugufi, abakomeye n'abakizi bose twese tumuhurireho. Batubwira yuko Yezu yavukiye mu kiraro. Mwibaze, iyo ndi kubitekereza nibuka ukuntu Yezu ari Imana, nkibaza ko n'umukene umeze gute
ntawigeze avukira mu kiraro, ntawigeze yakirirwa mu kavure. Hari igihe rero abantu twumva ijambo ry'Imana tukagira ngo ni filimi cyangwa se bikarangirira aho ngaho, ariko tubikuruze umutima tubyiyegereze, tubyiyegereze tubishyire ku mutima kuko ni ibintu byabayeho. Imana yari ikwiye kuvukira mu kavure? Yezu yari afite ububasha bwo kuba yavukira ibwami, yavukira ahakomeye cyane, akakirwa mu maboko y'abakomeye, ariko yicishije bugufi rwose yiryamira mu kavure kandi ari Imana. Ikintu cyabikurikiye rero, yaje kurebwa n'abashumba ba mbere. Abashumba nibo bwa mbere baje kureba uwo mwana Yezu wavutse, baraza. Bwa kabiri kugira ngo batwereke ko Yezu ari uwaboroheje n'abakomeye, yaje kuramywa n'abanyabwenge. Buriya mu buzima bwacu busanzwe, umwana w'umutegetsi ukomeye ntago wagenda ngo umusuhuze uko wiboneye, ariko we yabishatse yaza akagusuhuza akanaguhobera cyane. Bivuge ngo rero Yezu yicishije bugufi kugira ngo abo baciye bugufi nk'abo bashumba, natwe twese duciye bugufi tubashe kumwigereraho. Kandi nk'uko tubibonye yuko ukomeye afite ububasha bwo kumanuka ngo yegere uciye bugufi, Yezu nabyo yabikoze kugira ngo naca bugufi n'abakomeye bifuza kumanuka bakamwegera nabo baze, nk'uko abashumba baje kumuramya ndetse n'abanyabwenge nabo bakaza kumuramya. Rero Yezu ni uwa twese, Yezu ni uw'abakomeye, ni uw'abicishije bugufi. Hari akaririmbo kabivuga neza kavuga ngo Yezu nshuti y'abato, abakire n'aboroheje, utuza kandi woroshya, duha umutima nk'uwawe. Yezu rero nk'uko tubivuze muri ako karirimbo, ni inshuti y'abato, ni inshuti y'abakuru, ni inshuti y'aboroheje, ni n'inshuti y'abakomeye. Dufite rero uburenganzira n'ububasha bwo kumugeraho. Yezu yarakoze. Ugasanga rero ugize ikibazo cy'uburwayi, ugize ikibazo gikomeye mu buzima, urabwira abantu uti munsengere, munsengere, munsengere. Abadusengera bose turabashimiye kandi ni ukuri Imana ibaha umugisha. Ariko hari igihe dutuma abavandimwe kudusengera, tukagira ngo kudusengera byonyine birahagije. Reka mbanze nibwirire abasengera abandi. Nibyo koko, nitujya gusengera abantu, tujye tubabwira ko kugira ngo Yezu akize, kugira ngo Yezu akize umuntu, nibyo dusoma mu ijambo ry'Imana, aho dusoma muri Bibiliya, buri wese yakizaga yaramubwiraga ati ukwemera kwawe kuragukijije, ukwemera kwawe kuragukijije. Biragoye kubona umuntu akira adafite ukwemera, bityo tubanze dusabirane ukwemera mu buzima bwacu. Abifuza gukira, abifuza gusengera abandi ngo bakire, tubanze dusabe kugira ukwemera mu buzima bwacu, kuko kwemera byonyine birahagije, ubundi tugakira. Noneho rero mbwire twebwe twifuza ko abantu badusabira ngo dukire, kugira ngo Yezu adukize, kugira ngo duhure na Yezu, ni ukuva mu byaha, ni ukuva mu byaha. Iyo wifuza guhura na Yezu, wifuza kandi ukitegura kuva mu cyaha icyo ari cyo cyose. Nawe se ugasanga watumye umuntu kugusengera, wowe usigaye mu busambanyi bwawe, usigaye muri ya macabiranya y'amafaranga, mu bujura, usigaye uri mu magambo adahesheje icyubahiro, usigaye nta ntambwe, nta nkunga n'imwe uri gutera wa wundi wagiye kugusengera. Byibuze ngo nanasenga ahuze Yezu naza kukureba, asange nawe witeguye kwakira impuhwe ze. Naho wa wundi aragiye arapfukamye, ararimirije, amavi yenze gukoboka, ngo arimo aragusengera. Uko agusengera
akoherereza Yezu ngo aze agukize, Yezu yaza agasanga uri mu byaha. Watumye umuntu ngo najya kugusengera urangije uri mu busambanyi. Yezu rero aza kukureba ngo aze kugukiza agasanga uri muri ibyo byaha, mwokabyarama. Ko Yezu tumurenganya n'abadusengera tukabarenganya, tugira ngo bigende gute? Nimba duhaye gahunda abantu yo kudusengera, nitubatera inkunga yo kwigomwa, yo kwihana, yo kuva mu byaha, kugira ngo ya masengesho bari kuvuga azahura n'ukwemera kwacu, azahura n'ibikorwa turimo, maze Yezu tumwoherereze kudukiza. Niyo mpamvu usanga bibaye akaya ndirimbo ngo dore turasenga ariko ntiwumve, niba wumva kandi ntukidusubiza, Mana waturemye Mana twambaza, ngo ese Mana uracyariho. Mu by'ukuri rero ntago tugomba kwibaza nimba Imana yacu ikiriho, ni ukuri Imana yacu ntihinduka. Imana uko yari iri niko iri ubu ngubu, ni nako izahora. Twe kujya mu rujijo rero twibaza ngo turasenga ngo ariko Imana ntiyumve, ni ukuri irumva. Ahubwo se turayisenga n'uwuhe mutima? Ari twebwe twifuza gusabirwa, ari n'abari kudusabira, turasengana Imana yacu uwuhe mutima? Tugerageze gushaka ubutungane, tugerageze kutajarajara, Imana yacu tuyisengane umutima uciye bugufi kandi wiyoroheje, ni ukuri Imana izumva kandi isubize amasengesho yacu. Umwana w'umukobwa duherutse kuganira ampa ubuhamya bwiza cyane, nzamubazanira hano live abubihere, ariko uyu munsi numvise binkoze ku mutima. Yaratangiye agira ikibazo cy'uburwayi, arangije rero bakamubwira ati mubakore genda bagusengere. Umwana akagenda bagasenga bikanga, kandi yari umukatolike. Arangije akamubwira ati aha n'aha bagiye gusengera abarwayi, akajyayo bikanga. Umusaza waza kumubwira ati kana, ati uzi n'ikindi? Ati ntabwo nkizi. Ati buriya rero impamvu udakira, ati uyu munsi usengera mu bakatolike, Yezu akabona ko ufite ukwemera, akavuga ati buriya nzaza kumukiza ku cyumweru gitaha. Yezu yaza kukureba ku cyumweru gitaha agasanga wagiye mu barokore, akakubura. Ati none rero shikama ugire aderese Yezu amenya ahagushakira. Ubwo buhamya bwaranshimishije cyane, ntabwo mbuvuzeho cyane kuko azaza nyirubwe abubihere, ariko bwaranshimishije cyane. Tureke kujahagurika rero, tureke kwirirwa twiruka, hato Yezu atazaza akayoberwa akatubura aho yari yaje kuturebera. Bakunzi bacu rero ni ukuri Imana yacu irumva, Imana yacu irumva. Nigeze kugira agahinda cyane, umuntu wiyubashye, ufite amashuri, usobanutse rwose mu rwego rwose, ariko ugasanga agafite umuntu umusengera ku buryo ashobora kwiryamira adasenze ngo afite umusengera. Wa muntu umusengera uramutse umwitegereje ukareba, agahinda kakwica. None se mu by'ukuri nimba usobanutse, ufite amashuri, ufite ubuhanga bw'isi warabuminuje, ni kubera iki wumva yuko uriya utekereza ari we ushobora kugusengera bigakunda? Nawe ubishatse, nawe rwose ubihaye umwanya, wakigererayo. Yezu amarembo arafunguye kuri buri wese, Yezu yakira buri wese kandi akamwumva. Icyo dusabwa ni ukugira ukwemera nk'uko twabivuze, icyo dusabwa ni ugukiranuka. Usanga rero abantu b'uyu munsi ni ukuri ntabwo turi beza cyane, kuko nk'uwo muntu yakubwiye ati yewe buriya muntu ubonye hano, ati nunsengera, ataraza akansengera akagira gute ejo aho kugira ngo umubwize ukuri uti nyamuneka nawe wakigererayo kwa Yezu, amarembo aruguruye. Reka da, uramureka ukavuga ngo nakomeze yiyanjirwe. Oya, uyu munsi rero ntabwo nje kubabwira ngo mukomeze mwiyanjirwe, ahubwo nje kubabwira yuko ni ukuri ari njye nakigerera kwa Yezu, ari nawe wakigererayo, kandi Yezu akakumva, akaguha amahoro, akaguha ibyishimo, akaguha umutekano isi idashobora kuguha namba. Hari abantu rero twiringira ibintu,
tukiringira amafaranga, tukiringira ubutunzi ubwo ari bwo bwose, ariko ndakurahiye hatarimo Yesu nta mahoro bishobora kuguha. Muri ibyo byiza rero Imana yaguhaye, renzaho no kugira ibyishimo, renzaho no kugira amahoro atangwa na Yesu, renzaho no kugira umunezero utangwa na Yesu, kandi ni ukuri kugira ngo uwigerereho ni wowe ubwawe, ni wowe ubwawe, ni wowe ubwawe. Twigerereyo kwa Yesu, birakunda kandi birashoboka. Bakunzi bacu rero kuri uyu munsi rwose mwumve ngo turanezerewe, mwumve ngo turabanezerewe. Shangazi shira irungu, icyo tubereyeho ni ugushira irungu. Hari igihe rero abantu bumva ko gushira irungu ari kurishirira muri bya bindi duherutse kuvuga mu kiganiro cyahise. Mboneyeho no kubasaba bavandimwe mutubonye bwa mbere, twishimiye kandi dukunze, mugende murebe ibiganiro bya Shangazi shira irungu. Ubu noneho byoroshye, ubu noneho byoroshye cyane, aho dufite playlist y'ibiganiro byose byanyuze kuri iyi channel yacu. Wowe utwumvise bwa mbere rero, gerageza ushakishe, ikoranabuhanga rirakomera, riragora, hariho n'igihe n'abandi kukurangira playlist ukazayishaka ukazarinda ungana nanjye utarayibona, ariko irahari. Ufite ubuntu, ufite amahirwe yo kuba ufite smartphone, ufite machine, rwose urashakisha urabona playlist y'ibiganiro byose twashyizeho. Ushobora kubyumva rero uhereye kuri 0 kugeza kuri iki cy'uyu munsi, kuko icyo dushyizeho cyose tuhita tugishyira kuri playlist. Ibyo rero ni ukugira ngo dukomeze gushimisha abakunzi bacu, dukomeze kuganira. Gushira irungu ntabwo ari ukujya mu bidafite shinge na rugero, ntabwo ari ukuvuga ibiparu gusa, nabyo birakenewe, ariko no kumenya ko muri Yesu hari ibyishimo, nibyo bikenewe kurusha ibindi. Nkomeje rero kubashimira, abatarakora subscribe umwuka byaramwe mwayikoze, nimukore subscribe kugira ngo ibiganiro byacu tuzajya tubagezaho, naho twarangara kubibaha bibigerereho ako kanya bitagombye gutinda. Ni ukuri muyikore kandi muraba mudufashije. Hari abakunzi bacu rero uyu munsi tugiye gusuhuza dukunda cyane, ni ukuri ibyo mudukorera turabibona, cyane cyane mu makomenti aho ngaho. Iyo ukanzemo komenti baguhaho wandikira tegiste ukatubwira, ukatugira inama, ukadushimira, ukanatugaya. Erega hano turi ku ishuri, ukavuga ati iki ntabwo mwagishyizemo kandi cyari gikwiriye, ukavuga uti ariko aka kantu mwashyizemo aha ngaha ntabwo ari sawa. Mwese murakenewe, kuko natwe ubu turi ku ishuri. Uko tugenda tuganira namwe, uko mugenda mutwungura ibitekerezo, ni ukuri ibintu byacu bizagenda birushaho kuryoha no kuba byiza, maze twese tumarane irungu. Mu bakunzi bacu rero tugiye gusuhuza, Martina, aho uri hose n'umuryango wawe, wumve yuko tugusuhuje kandi uradukunda, kandi urabizi ko natwe turagukunda. Hari umukunzi wacu witwa Louise Nyiramisigaro. Louise, komenti zawe ndazibona, ndagupepeye, ndagusuhuje, kandi wumve ngo ndagushimiye, uri inshuti nziza muvandimwe. Hari uwundi witwa Elvani, uraho, urakoma, buriya uranshimisha, wansabye akanimero kanjye, kandi ni ukuri aho ngaho haba harimo icyo ikiganiro cyacu kiri buvugeho mu ncamake, umanuka hasi ugasangaho nimero za Marie Jose. Ni ukuvuga ngo rwose Elvani, ndagushimiye, kandi rwose numara kubona izo nimero, ni ukuri umpa akamenyetso kugira ngo tuvugane, nditeguye kuvugana nawe. Hari undi mukunzi witwa Joseline, ndagusuhuje cyane kandi ndagukunda nk'uko nawe ubitwereka. Ndagusuhuza cyane Mukamisha Betty, aho uri hose, nzi neza ko ukurikirana ibiganiro byacu isegonda ku isegonda. Komenti zawe zinyereka yuko wabirebye bikarangira. Betty, ndagusuhuje aho uri hose. Hari rero umubyeyi dukunda cyane witwa Martha. Mubyeyi Martha, aho uri muri paruwase ya Muyunzwe,
ariko hari n'aho ukorera akazi, turagusuhuje cyane kandi tuboneyeho gusuhuza n'abanyamuyunzwe bose turabizi baradukunda, baradukurikirana, turabibona mu makomenti, turabasuhuje cyane. Hari abandi rero bakunzi bacu cyane dushimira Mubyeyi Antoine, umuturanyi mwiza cyane nubwo muri iyi minsi uri hakurya iyo ngiyo muri ibyo bihugu, ariko turakubona, turabibona komenti zawe kandi no mu rugo bameze neza, ni ukuri bameze neza ngo mutahe. Nawe rero muvandimwe Jane aho uherereye, nubwo ku mpamvu z'akazi utari hano hafi, ariko turabibona komenti zawe turazikunda kandi turagushimiye ko udukurikirana. Hari rero umukunzi wacu ukomeye cyane witwa Providence, aho uri turagushimiye kandi uri inshuti nziza mu bitekerezo, mu kutugira inama, mu biganiro, turagushimiye kandi tugusabiye umugisha. Mu by'ukuri rero bakunzi banjye mwese n'abo tutavuze ubu ngubu, ubutaha turabasuhuza mu mazina yanyu, turabakunda, turabakeneye kandi kugira ngo iyi mpano ibe iyanjye namwe kandi ishimishe buri wese uzajya adukurikirana. Ngaho rero mukomeze kugira ibihe byiza, mukomeze kugira amahoro y'Imana, tubane kugira ngo dukomeze dushire irungu kandi twishime. Murakoze cyane. Dore turasenga ariko ntiwumve, niba wumva kandi ntukidusubiza, bibuzwa n'iki kudusubiza? Mana waturemye, Mana twambaza, ese Mana uracyariho? Imana iracyariho. Kora subscribe kuri Shangazi Shirirungu Jose.